Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 49. Amagambo aheruka ya Yosuwa. Intambara no gutsinda bimaze kurangira, Yosuwa yahise ajya mu kiruhuko cy'izabukuru iwe mu rugo i Timunati Sera. Nuko hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kuruhura Abisirayeli mu ntambara z'ababisha babo bose bari babakikije, Yosuwa atumira Isirayeli n'abakuru bayo n'abayobozi bayo ndetse n'abacamanza bayo n'abategetsi bayo. Yosuwa atangira kumva ubumuga bw'imyaka bumushegesha cyane, nuko yiyemeza ko umurimo we ugomba kurangira bidatinze, ariko kandi yari afite umutima uhagaze w'ahazaza h'ubwoko bwe. Mwabonye, niko yavuze, ibintu byose Uwiteka Imana yanyu yakoreye aya mahanga bitewe namwe, kuko Uwiteka Imana yanyu ari yo ubwayo yabarwaniriye. Nubwo Abanyakanani baneshejwe, baracyatunze umugabane munini w'igihugu cyasezeranyijwe Isirayeli. Maze Yosuwa yihanangiriza ubwoko bwe kutazibagirwa itegeko ry'Imana ryo kumenesha ayo mahanga asenga ibigirwamana. Imiryango yari yaratataniye mu masambu yabo, ingabo zari zaratashye, byari bikomeye kandi kongera kubyutsa intambara. Ariko Yosuwa aravuga ati, Uwiteka Imana yanyu izabakinagiza imbere yanyu buheriheri, muhereko muhindura igihugu cyabo nk'uko Uwiteka Imana yanyu yababwiye. Nuko rero mube intwari cyane, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose, kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Imana yagiye ibasohoreza amasengesho yari yarabasezeranyije. Muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranyije. Byose byabasohoyeho. Nta kintu na kimwe muri ibyo cyabuze. Nk'uko Uwiteka yashoje amasezerano ye, ni nako azasohoza ibyago bye. Nk'uko ibyiza byose Uwiteka Imana yanyu yababwiye byasohoye, ni nako Uwiteka azasohozaho ibyago byose, kugeza aho azabarimburira mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nimurenga isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yabasezeranyije mukajya gukorera izindi mana mukazipfukamira, uburakari bw'Uwiteka buzabakongerezwa, murimburwe vuba, mushire muri iki gihugu cyiza yabahaye. Ariko mu mikorere yayo yose Imana yagiranye n'ibiremwa byayo, yagaragaje ko yakomeje amahame yo gukiranuka, ubwo yerekana icyaha mu muco wacyo bwite, yerekana ko ingaruka zacyo nyakuri ari ubutindi n'urupfu. Imbabazi zitagira ishingiro ntizigeze zibaho na rimwe, kandi nta n'izizabaho iteka ryose. Imbabazi nk'izo zateza amasi atacumuye kumirwa. Imana kubwo gukiranuka kwayo yari yaragaragaje ingaruka z'icyaha. Iyo rero iyo miburo itaba iy'ukuri, mbese twakiringira dute rwose ko n'amasezerano yayo azasohozwa? Mbere y'urupfu rwa Yosuwa, abakuru n'abahagarariye imiryango bongera guteranira i Shekemu. Nta kimenyetso na kimwe muri icyo gihugu cyari gitunze imiryango yera. Aho hari imisozi ya Ebali na Gerizimu. Abahamya batuje b'iyo mihigo n'indahiro noneho ubu, imbere y'umuyobozi wabo wari ugiye gupfa, bari bateraniye kugira ngo bayivugurure. Imana yari yarabahaye igihugu batari bararuhiye, n'imidugudu batari barubatse, n'imirima y'inzabibu n'imyelayo batari barateye. Yosuwa yibutsa nanone amateka ya Isirayeli, abatekerereza imirimo itangaza y'Imana, ko bose bakwiriye gutekereza urukundo n'imbabazi byayo, maze bakayikorera mu kuri no gukiranuka. Kubw'ubuyobozi bwa Yosuwa, isanduku y'isezerano yari yarimuriwe i Shilo. Kandi icyo kimenyetso cyo kwigaragaza kw'Imana cyagombaga gushimangira imyumvire yashakaga kwinjiza mu bantu be. Nyuma yo kwerekana ineza y'Imana yagiriye Abisirayeli, arabahamagara ngo bahitemo uwo bashaka gukorera uwo ari we. Gusenga ibigirwamana byari bigikorerwa mu rwihisho n'abantu bamwe, maze Yosuwa yiyemeza kubararikira gufata icyemezo cyo guhanagura icyo cyaha mu gihugu cya Isirayeli. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, niko yavuze, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Yosuwa yifuje kubayobora gukorera Imana atari kubw'agahato, ahubwo kubw'umutima w'ubushake. Kwirundurira mu murimo wayo byimazeyo bitewe n'ibyiringiro by'ingororano cyangwa ubwoba bwo kuzagerwaho n'igihano, ntacyo bimaze. Ubuhakanyi bweruye ntabwo bushobora kurwanya Imana cyane kurenza uburyarya no gusenga by'umuhango. Uwo muyobozi w'umukambwe yihanangiriza ubwo bwoko ngo buzirikane ibyo yari yabashyize imbere. Niba kuri bo gukorera Yehova ari bibi, we soko y'ububasha, riba ry'imigisha, kuri uyu munsi bitoranyiriza uwo bagomba gukorera. Imana ba sogokuruza wanyu bakoreye, ari nabo Aburahamu yahamagariwe kuvamo, cyangwa se Imana z'Abamori mu gihugu muri mubu. Aya magambo aheruka yari umugayo ukomeye ku bwoko bw'Isirayeli. Ibigirwamana by'Abamori ntabwo byabashije kurinda babiramyaga. Bitewe n'ibyaha byabo byabaye akarande, iryo shyanga ryacumuye rirarimbuka, maze icyo gihugu cyiza bari barigeze gutunga baracyamburwa gihabwa ubwoko bw'Imana. Mbega ubupfapfa bukomeye bwa Isirayeli ngo iratoranya ibigirwamana, kandi Abamori babisengaga bararimbuwe. Ariko kuri jye n'umuryango wanjye, niko Yosuwa yavuze, tuzakorera Yehova. Uwo mwete mwiza wakoreshaga umutima w'uwo muyobozi wahereye ko ugezwa ku bantu bose.
Imiburo ye yari igendereye ahanini kugera ku mwanzuro mwiza ari wo watumye ahaba igisubizo cyiza kitazuyaje ngo kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana ntibikabeho. Mbere y'uko hakorwa ubugorozi buhoraho, abantu bagombaga kubanza kumenya neza ko ubwabo batakwishoboza kumvira Imana. Igihe cyose baba biringiye gukiranuka kwabo, ntabwo bashobora gutunganya ibisabwa n'amategeko yera y'Imana, kandi rero ntacyo byari bimaze kwirirwa barahira ubwabo ko bazakorera Imana. Keretse gusa kubwo kwizera Yesu Kristo niho bashoboraga kubabarirwa ibyaha byabo no kubahesha imbaraga zo kumvira amategeko y'Imana. Bakwiriye kwiringira rwose imigirire myiza y'Umukiza wasezeranywe. Nanone bongera kwibutsa isezerano ryabo ryo kumvira mu gitinyiro cyinshi. Tuzakorera Uwiteka Imana yacu kandi tuzumvira ijwi rye. Nuko rero Yesu agirana isezerano n'abantu uwo munsi, abaha amateka n'amategeko. Nuko Yesu asezerera abantu, umuntu wese ajya muri gakondo ye. Umurimo we wari wakozwe. Yari yarakiranukiye Uwiteka mu buryo bwose. Ubuhamya bwiza bw'imico ye nk'umuyobozi w'igihugu bwavugwaga gusa n'igisekuru cyagize amahirwe yo kunezererwa ibikorwa bye Isiraheli yakoreye Uwiteka mu minsi yose Yesuwa yari akiriho, ndetse no mu minsi yose y'abategetsi basimbuye Yesuwa.